Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe. N'abagabo narabaneshaga. Abagabo nakubise ni benshi ni inkovu reba. Ni umugabo nakubise mubwira ngo yabikoze nabi bundi nari narasaze. Arangije akatubuga kubera ko nta gahunda afite. Abumize buramuniga. Icyo nabonye cyo. Yagiye asepfa gura ingaramira namuvugiyeho ntazi ko ari bupfe. Ndavuga niyo urya buto bari kubiki. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe. Kaze abakurikiye Impanuro TV ikorera online. Muri kano kanya reka mbanze nshimire abantu bamaze gukora subscribe, nsaba ngo nawe utarakora subscribe ntucikanwe. Muri kano kanya rero nongiye kwakira umukozi w'Imana wamamaye ku izina rya Radio Rangurura. Ni umumama ufite ubuhamya bukomeye cyane kuko avuga ko mbere yo gukizwa yakoreye Satani ndetse ku buryo bukomeye cyane. Ubu ngubu yamaze guhinduka, ni umuvugabutumwa ukomeye cyane mu gice cyose cy'amajyepfo ndetse no mu Rwanda muri rusange aho yagiye atumirwa, dore ko ari n'umuhanzi uririmba n'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Tujye gutangira tumwakira atwibwira ndetse anadusangiza muri makeya uwo ari we kugira ngo abakurikiye Impanuro TV barushaho gusobanukirwa. Mama muraho? Muraho neza. Turabakiriye. Murakoze cyane. Yesu ashimwe. Yesu nahimbazwa. Radio Rangurura ni mazina y'indangamuntu. Oya. Mwirangamuntu harimo amazina ubona Besezariya. Niyo mazina papa na mama banyise. Radio Rangurura narigizwe n'Imana. Itangije umurimo muri giye kugira ngo nyikorere. Uvuze ko mbere utayikoreraga? Nari umunyabyaha byinshi. Nari nzi ko ndi mukuri. Nkakora ibyaha nzi yuko ari yo nzira, ariko ntago yari inzira. Nyuma Imana irampamagara impagakiza, ubu ndakijijwe. Uvuze ngo wari uri mu byaha, ibyo byaha ni ibihe? Mbo ibyaha nakoze ni byinshi cyane, ndababwira mu ngingo z'ingenzi, ntago nabivuga byose, ntaraditagira ingingo z'ingenzi. Ubwo rero ndatangira babwiramo bikeya, ariko ibyo byose uraza kusanga hari Imana yamvanye. Nashatse umugabo mfite imyaka 17. Nari muto cyane. Uwo yari umugabo wa mbere, ariko rero ntitwasezeranye. Ntago twize dusezerana n'uvuga ngo twarishingiye, kumwe bita ngo barishingiye. Twabanye ari umusore nanjye ndi inkumi, tutanduranyije. Ubwo ari ukuntu twatanye muri make. Nyuma yabwo nza gushaka abandi bagabo benshi, 3, ariko ndumva ngiye kuva ku mugabo wa 4. Kuki rero ushaka kuvuga? Niho havuye amateka menshi yo gukora ibyaha, ndetse habaho ni nacyo kigihe Imana yamamagariye. Genda tutaragira ku mugabo wa 4 kuko harabo twaba dusimbutse tubarengeje ingohe. Kuko hari amakuru tujya kugira hano twagiye twakira batubwira ko witwaga Jetiri kuko ngo warakubitaga pe. None ubwo bagabo sibo bakubitaga batuma bagenda? Oya, ntabwo nakubitaga abagabo. Ahubwo nyuma naje kujya nkubita indaya zaje kuko umugabo wasambanye n'umugore atari umugabo we, nawe abari indaya. Ubwo twari indaya nibo nakubitaga. Uvuze ko nawe wari indaya? Nari indaya. Wabimazemo igihe kingana gute? Mbona bimazemo igihe kinini cyane, turaza kugenda tubiganiraho, uraza kureba igihe mbega namaze mu buraya. None nsobanurira neza, ntabwo n'ubungubu ndanyurwa n'ibyo nshaka kumva. Ni ukuvuga ngo mu mwuga wawe w'uburaya wawinjiyemo ryari, usohokamo ryari, kuki winjiye mu mwuga w'uburaya? Mbo urebye no kuba narashakaga abagabo cyane, nubwo nari nzi ko ari ugushaka, burya nabwo bwari uburaya kuko nta mugabo n'umwe twasezeranyemo. Ahubwo impamvu nashaka kuvuga ku mugabo wa 4, niho ngira ngo nkwereke nyirizina aho ibyaha byaje gukurira. Uyu mugabo wa 4 yansanze mu icumbi, naragiye gupagasa za Gakoma. Noneho nza mpagasa za Gikonko, ngera ahantu bita Kabona mpagasa. Nuvuga ngo nari mfite ubuzima bubi cyane, nari mfite ubuzima bubi bwo guca inshuro, nibwo buzima nari nibereyemo. Haza kuza umugabo mbona ni mwiza, mbona isura ni nziza, mbona yaba ari umukire. Ambwira ko ashaka umugore, yari afite umuntu mbega ubimubereyemo. Yari yanambwiye yuko haza kuza umugabo kundambagira. Ikintu nakoze kuko ishura yari yaranjengereje, navuze nimuca igitenge arisubira kuko nabonaga ari mwiza.
nimuca igitenge arisubira, nabonaga ndi igikara we ari n'inzobe, nimuca igitenge arisubira, reka nceceke mbone gusa yavuga ko anyemeye. Ubwo rero yaje aje mbona turemeranijwe, turashakana muri make. Ngeze iwe nsanga ni umukire, ntacyo yari abuze, gusa yanshatse ambwira ko nta wundi mugore afite. Ambwira ko ngo yari afite umugore mwiza, ngo baramwiba bamujyana i Kigali. Nuvuga kubera ubujiji nari ndimo, uraza gusanga ari ubujiji nari ndimo. Ariyo mpamvu ndi kubwira abantu ngo bave mu bujiji bwo kwicira inzira, ahubwo bayoboze Imana inzira. Haleluya. Bayoboze Imana inzira, noneho Imana iba ariyo ibabwira ngo iyi niyo nzira. Uraza gusanga nari narayobye muri kwa kuyoba, kugatuma mbona ikintu icyo ari cyo cyose ko kimfite umumaro ko nta mumaro, ari kizanzanira urupfu. Wa mugabo nabonaga ko ari umuntu uzanzanira umumaro, ariko nyuma nta mumaro urimo, kuko narahageze mpasanga ibiryo byinshi. Yarafite n'inka 15, yari umukire. Yakoraga isonga, aho bita isonga muri za risonga. Niho yakoraga. Nuba ngo naryaga icyo nshaka, ariko nyuma nsanga ni umunyamahane. Ubundi je nta mahane nagiraga. Abagabo bose nagiye nshaka nta mahane nari mfite. Kandi ngo warakubitanye. Nakubitanye nyuma ndaza kubikubwira. Mbere nta mahane nari mfite. Naranitondaga sinari nzi kuvuga. Kurya abantu benshi babanga uyu mugore utavuga ntiyaba ari umugore. Kurya kuvuga ni ibintu nishakashakagamo. None ngeze kwa wa mugabo kubw'amahane sanze afite, nanjye agenda nzamo. Nkagenda niga amahane. Nabone uyu mugabo kugira ngo mbane nawe, reka nanjye niga amahane. None nakubita nanjye nkubite. None muri kwa kugenda ambwira nabi, nanjye nkiga kuvuga nabi. Mbega ni naho abadayimoni banyinjiriye muri rwa rugo. Abadayimoni bo kuvuga nabi, bo kurwana n'amakimbirane, nuvuga ngo byamfatiye muri urwo rugo. Ubwo duherwa tukarwana, agata yasinze, tukarwana. Abantu bari bamenyereye ko urwo rugo rubayeho rurwana. Ni yari imiguruko. Nene narahashakanye umwana, nabyaye mu nzu ya mbere. Iki gihe washatse ufite umwana? Nashatse mfite umwana. None wa mugabo aragenda yanga umwana, ashyiraho n'akadomo. Umwana ari umuhungu ari umukobwa? Yari umuhungu. Aramwanga, aravuga ati kugira ngo mbane nawe nuko uyu mwana ntamubona ahangaha. Noneho nkagira ikibazo cy'ukuntu uyu mwana ntafite aho mujyana, kandi uyu mugabo nawe nkamukunda. Umwana afite ukuntu namurazaga mu gasozi noneho kugira ngo aze turebe ko twabana neza. Noneho nyuma aje asanze umwana adahari, nabwo mbona bibaye bibi. Hari ukuntu najyaga mfata aho umwana arara. So ubuhamya urushaho ko nkubwira. Nuba ngo hari ukuntu afata umwana aharara, nkaryamisha igikapu kinini, kuko nabonye kumuraza mu baturanyi nabwo byanza n'intambara. Noneho kugira ngo naza avuga nabi mucike tutarwanye. Ubusanzwe twarwanaga ntabishaka. Noneho nkaharaza igikapu, yaza avuga neza, twararyamaga akagira ngo umwana aryamye mu nzu kandi ari igikapu cyaharaye. Yajya mu kazi nkagenda nkagarura umwana nkamugaburira, nimugora nkamusubiza aharara. Noneho hari igihe yazaga avuga nabi byahatari, noneho kwanga kurwana nawe nkafata cya gikapu nkakijugunya kure, kugira ngo ntagenda akaza kureba agasanga ni igikapu, akazakuvumbura. Nkakijugunya kure. Nakoraga nk'ibintu nyine bya siporo. Urugero nyine nakoraga nk'ibintu bya siporo kugira ngo abone ko ari ibintu niko zitayemo nyine. None nkagira gutya nkahita nkijugunya kure. Namara kukijugunya nkahita niruka. Ku buryo yaje kubwira abantu ngo afite umugore w'igini. Mvuga rimwe agafata umwana ngo kwa akajugunya mu mugongo, agahita yiruka. Mpita nsanga kataratahura ko umwana arara mu gasozi harara igikapu. Muri make urasanga ko nta buzima nari mfite buzima. Hari igihe atahaga yasinze ngitetse, akavuga ko mu gikoni hari umugabo kandi nta wari urimo, tukarwana ibiryo tukabimena. Urumva ubwo hari ubuzima bwari burimo. Noneho reka nihutishe. Nyuma uwo mugabo nahukanye kenshi kuko namukundaga, nkongera nkicyura. Ntabwo izinshuro wahukanye? Ni nyinshi ntago nazibara. Ni nyinshi kuko ntago nahukanaga ngo njye niwacu mvuka Inyaruteja, ahubwo najyaga kongera guca ishuro. None muri kwa kongera kujya guca ishuro, ishuri kongera ikankamura. Iwacu rero kuko ari Inyaruteja, kandi aho ntuyu ni mu mayaga hariya za Nyazo. Ni ukuvuga ngo nabonaga hambere kure n'inzara nahasize, naho nahavuye hari inzara. Rero n'abandi reka nigire guca ishuro. Ni ukuvuga ngo aho mu mayaga niho habaga hari ibyo kurya, nkigira guca ishuro. Kandi ikintu cyatumye nanone n'Inyaruteja ntasubirayo, nta papa na mama nahasangaga. Byose kwari uguca ishuro. Ubwo rero bituma
nshishuro ya joro yankakaza nkongera nkataha. Nakunda kwibunza ahantu akora kugira ngo anyure akanyura. Hari igihe najyaga nawe ahazi yaranyuraga, noneho tubana ari ku ikosi. Umunsi umwe rero uyu mugabo aza kuva ku mwana mwanze burundu, ndabona ibyanga bikunze uyu mwana yaba ari gutuma ntubaka. I Bujumbura mpafite umuryango munini, niho bene wacu bari. Naje gufata wa mwana mujyana I Bujumbura ngo nkunde nze nubake. Muri wa umunsi mvuye I Bujumbura, navuye I Bujumbura ari kuwa gatanu, mpamaze icyumweru kwa wa mugabo. Wa mugabo yari yarabwiye abantu ko atarya ubugari. Yabwiraga abantu ngo sindya ubugari, ubwo nuba yari afite ibiryo akunda, icyakoze mu mibanire yanjye nawe yakundaga ibirayi, agakunda igitoki, ubugari akaburya ariko ntabwo yabukundaga. Ariko we yarabwiye abantu ko atarya ubugari. None muri kwa kubwira abantu ko atarya ubugari byaje kunzanira intambara. Uti byanzanira intambara gute? Mvuye I Bujumbura nuvuga ngo twari turimo turarya igitoki keshi. Aza kumbwira ati igitoki ndagihaze, shaka ukuntu wateka ibirayi. Ndamuga ati nta mafaranga afite. Arambwira ati rero teka ibihari, ntihari ubugari. Mu by'ukuri nijye uri kubikwibwirira. Nubuhamya nguhaye bukomeye. Nta nzara sinashyize mu bugari. Yarakarabye amanya ubugari, ariko hanga byumve neza. Suko yari igisambo. Ntago yari igisambo, ahubwo we yanywaga inzoga nyinshi kuruta kurya ibiryo byinshi. Wumva ngo byabayeho kubera gusinda. Arangije akatubugari kubera ko nta gahunda afite. Abumize buramuniga. Icyo nabonye cyo yagiye asepfa gura ingaramira, namuvugiyeho ntazi ko ari bupfe. Ndavuga niyo urya buto wari kubiki. Umugabo uko agenda agarama kuburira asepfa gura, ndabana ibya bintu birakomeye. Narirutse suka amazi, ndamusuka akajya aca ku mpande. Ntago nabi bwabonege umuntu wapfuye. Ntago nabi bwabone upfa nuko apfa. Ndangije niruka kubwira umunyezamu warariraga iduka ry'umugabo twe duturanye. Ndabana nabari umuntu amaramfana. Umugabo kugira ngo azakanguka byumve, wa wundi wanjye ari yamaze kunogoka. Turangije turinjira, uko yabumiza ahumirije nuko yagiye. Ntiyagarutse. None wa mugabo arangati ko apfuye acihanga haka kanya ari muzima umwicishije iki, tereka n'ubugari bumuniza. Kabati ntago ubugari buniga umuntu wa mugore we. Mbwira ikintu umwicishije, ngaho nyereka icyo mwicishije. Mbwira ikintu umwicishije. Mu by'ukuri namwe ni ubugaramize buri yasinzire nakanguka haraba muzima. Tikatsirwa turi umwana. Umugabo yapfuye arangije nawe urumva ngo n'ubugari. Ubwo uwo mugabo nyine yabonye ntari kubyumva ariruka ajya gutabaza. Uwo yari umugabo ufite umugore w'isezerano. Kabambwira abantu bakunze gushaka abagore, bakunze gushaka abagabo bafite abandi bagore, babiyahuye burya, babagiye kunywa amata atarayabo. Urugero umugabo ashaka umugore bagasezerana. Iyo ashatse undi mugore uwo abarindaya n'ubundi azanye, byumvikane ko ajya muri urwo rwo narindaya. Nge narindaya. Ibyambayeho nyuma uraza gusanga byaragize ingaruka kubera ko nta mana narinzi. Iyo mba narinyize ariko ngo ujya muri rura rugo. Nangije ubwo nuvuga ngo abantu baraje mu nzu barankubita, ubundi umuntu wari inkoni nyinshi. Izo nkovu no zaturutse. Izi nkovu iki ni kibando yankubita gatarapfa, kigata kimvunikiraho n'iki ni kibando. Hano mu mutwe harimo ikindi kintu gize kumbandika ndanapfa, cyo genda zuka. Barapfira zuka. Yarankubise neza ndapfa. Ndongera ndazuka no harimo igikovu, reba umuntu akwashije igikoni gutya mu mutwe. Nukuvuga ngo nazuse nabanje gupfa. Wowe wishwe n'ubugari. Wowe wishwe n'ubugari nubwo buzima twari tubanyemo. Ni nacyo cyatumye abantu bavuga ngo naba mwishi, kubera ko bari bazi ko duhorana turwana, tuvuga nabi, tuvuga ibintu by'imirwano. Noneho nukuvuga ngo umuntu wese umugabo yari afite inshuti nyinshi, uwazaga akabona yapfuye yarankubitaga turamwishije. Bafataga udupfuza ngo umwicishije ikibagahonda nk'usekura mu isekuru. Nanjye narategaga gutyo. Uyu mugabo icyitonderwa, twe tubyaranye kabiri. Nubwo ntigize nkubwira isho twe tubyaranye, ariko twe tubyaranye kabiri. Basanga wa wundi umwe. Basanga wa wundi narashakanye. Nukuvuga ngo uwo mugabo yapfuye maze ibyumweru 2 mbyaye umwana na inkiki uruhinja. Hari nundi ucutse. Noneho ubwo nuvuga ngo uko bankubita niko nari nkikiye n'uruhinja.
barankubise ku buryo mu mutwe hidoroga bakankubita ntanumva nkajya nikanga kujugunya umwana nkamukomeza ariko ku buryo nahinze umushyitsi cyane. Noneho haje kuza umuntu aravuga ati nimushaka mureke kumukubita mu mwanya yarabapfuye kuko dusize umuhungu watyaza umuhoro wo kumutema. Nese numva ko mfuye ndambwira Imana nyine nese nyimenya kandi ntayo narinzi. Rero wa Mana wenda kubabariye ntago washobora kuntabara cyakoze wabishobora ari uko hari umuntu akaba yavuze uko byari bimeze nubwo nta muntu wari uhari nta n'umwana mukuru wari uhari tubwo nibyo nyine ubwo ndapfuye. Ubwo utashobora kuntabara mpagupfa neza. Nasabye Imana gupfa neza nizeye ko ndi bupfe ariko hari Imana itabara. Imana yarantabaye ndi umupagani. Haleluya ntayizi kwari ukugira ngo iki gihe nzayivugira. Ubu ngubu ndi umuvuga butumwa abantu bakunze gutumira cyane ngenda mbabwira nyine imirimo y'Imana. Noneho ubwo wa mugabo yahise azana umuhoro umwe bavuze uje kuntema arangije arawuzamura atya nanjye ndatega nyine umutwe ngo ateme arawuzamura agiye kuzamura awukaragira mu kirere arangije asuhuza umutima ngo asuhuza umutima arawumanura amaze kuwumanura nikanga kantemye ariko mpita mbona ko atantemye ahita ambwira ati nubwo udapfuye ntago bucyo udapfuye antegeka kwicara ku muhoro ngo uri bunyiyicire. Ndangije mwicaraho mbwira Imana mu mutima ni Imana ndabibonye ko ushoboye gutabara ubwo uyu muhoro ufatiye mu kirere uzirikire no ku kibuno ntuhave dore ko ubizi ko atari byo ubikoze. Noneho ubwo bwarakeye polisi bayahageze urumva bari bahamagaye kuri polisi bahita banjyana kumfunga bamfungira intyazo umugabo mujyana kumupimisha bagiye kumupimisha naje kumva inkuru ko ngo basanze ngo ari umutima n'ibihaha yararwaye ko babuze inkoni babuze n'uburozi ariko nta makuru numvaga. Nyuma baza kunjyana bamfungira kuri brigade nanone i Nyanza ntegereza ko ntaha ndaheba haza kugeza igihe cyo kuburana mu rukiko. Mbona maze amezi 3 n'igice muri amezi 3 n'igice bari bagishaka igisubizo cya muganga barakibuze ahantu cyagiye ntaho nzi usibye amakuru yari yasohotse ariko igisubizo cya muganga cyari cyabuze kugira ngo nzatahe. Ni Imana yabikoze. Ni Imana yabikoze sinzi niba nabikubwira. Yatubwiraho gato mu magambo. Ho gato. Naje kugira amahirwe umupolisi aradusohora ngo tujye kumukorera isuku nk'abadamu tuza kuganira ndamwana ariko buriya ko ndimo ndarengana nzataha gute buriya kubona n'igisubizo cya muganga mvuga ngo mwakibuze nzakomeza ndengane njye nabuze umugabo wanjye nkomeze no guhera muri gereza. Arambwira ati rero igisubizo cya muganga gifitwe n'umugabo witwa Meya w'akarere ka Nyamure yitwaga Muhire Jean Claude. Niwe ugifite yanditseho yuko azize umutima n'ibihaha rwose ntiwamwishe ariko kugira ngo kizaveyo biragoye. None uwo mugabo yari mwene wawe no mugabo wanjye wapfuye yari nanjye numva ko afite ikintu cyatumye kijyana. Noneho wipeje yarambwira ati watabarwa n'umudogiteri wamupimye niwe wagutabara none yimukiye mu Ruhengeri. Noneho arambwira ati kandi uceceka ntubivuge. Ntangije igihe cyo kuburana kigeze abashinja cyane nari mburanye shinja ngo tubwire icyacu umugabo wawe tigese kandi ndifuza ko igisubizo cya muganga uzavuga ko yishwe n'iki nawe nimusanga nimukibura muzambwira ko imodoka yagarukiye mu nzira nisanga imodoka itarageze ku bitaro nzakomeza muzire nisanga imodoka yarageze ku bitaro hanyuma ntihagaragara igisubizo cya muganga muzakureho abadogiteri bose ntacyo bazaba bamaze nimba batabasha kugaragaza icyo umuntu azize ubwo nyine bazabibakuweho bahize basekera rimwe barafata uyu munyabutare wiza 3 n'indi uzamutsinda natisubiye muri gereza ubwo nari nanze kumena ibanga usubiye kuburana bwa kabiri ndabona iki ngomeze kuzira ubusa naramaze kumenya igisubizo cya muganga kiri narabwa nti umunsi nta byinshi ndi kuvuga ahubwo umuhipeje wakiri umurambo niwe nifuza ko yaza mukagira icyo mumubaza. Umuhipeje wakiri umurambo niwe ndi wari wanyibiye akabanga yari yamwe ngo nige wakiri umurambo igisubizo cyajya aho ngaho. Ndangije ndamuvuga baramuhamagara abarahageza ndebye agira ngo nazimuye ariko wumve ko ntago ne nazimuye cyane nazimuye gakeye mu rugero nanahageze baramuza ati uyu mugabo uyu mugore apfize itariki zinizi umurambo wakiriwe nande ati nigewe tigisubizo kiri ati ntago nzu wagitwaye ndetse na dogiteri wamwakiriye wakiri umurambo yimukiye mu Ruhengeri. Ubwo nese mvuga ati ni mu mpijambo
nimumbwize ukuri umudogiteri yimukana amadose cyangwa arayasiga umusimbuye akayahera nimuhamagara wamusimbuye aze ayigaragaze urumva ndacyabitse ibanga nanze kuzimura babahamagaye wamusimbuye ndashaka kujya nkubwira icyatumye ntaho bahamagaye wamusimbuye azavuga ngo ni wa mugarisha umugabo we numva ngize ikibazo nese nazi ko aje kuntabara none aje nshinja noneho bamubajije byinshi aravuga ati icyo gisubizo baragishatse barakibuze abashinja cyabo bati cyabuze gute ntago tuzi uko cyagiye naje kubabwira ati ariko abadogiteri ko bagira nimero za telefone nta kuntu mwa telefone umudogiteri akababwira ko yakijyanye cyangwa akavuga yagihaye urumva nanze kuzimura none icyo amahirwe nagize izo nomero yarazifite yaziha abashinja cyaha baratelefona mu ruhengeri niyumvira bashyiramo parireri cyane kugira nibwo numvize ko telefone bashyiraho parireri umuntu akabyumva none barambwa ati dufite dosiye y'umugore bavuga ko ishe umugabo we tariki zinizi none igisubizo cya muganga twarakibuze waduha amakuru ko dufite amakuru ko ariwe wakiriye umurambo yavuga ngo ngo uwo mugore ngo aracyaziri ngo arafunzwa ziriki ndibuka yuko igisubizo nagitanze ko sindi kwibuka nagihaye ariko ayo makuru narayatanze no ku ruyenzi wabo ngo batange amahoro yuko uyu mugore nta cyaha kimubarwaho cyakoze ndibuka ko uyu mugabo yaba yarazize indwara zo mu nda ubwo rero barabati nibyo twifuzaga kumenya barambaza ati nase madame ko tugufunguye urajya hehe ntindigire iwacu ntikucyo ujya iwanyu nuko nari umugore wa kabiri turiya mugabo mwarabyaranye se ndamwati twabyaranye kabiri barambaje ngo icyemeza ko mwabyaranye ni igiki nabwo ni umwana wa mbere ari mu gitabo kirangamimerere se yaramwandikishije uyu mwana wa kabiri yari hafi kuzamwandikisha nafite urwandiko rwa koseye bagifite amakashe yari kuzajya kumwandikisha afata amwandikishije ndarubereka baravuga ati uburenganzira bw'umwana bwarasohotse rero genda urerera abana bawe kwa se wababyaye wigi iwanyu narataje nsanga inzu barayigurishije nsanga barayigurishije yaraguzwe n'umukoseye ari nawe wakandenganuye sanga yarayiguze sanze yarayiguze ubwo rero noneho natekereza kugenda ngo nisangire bene wacu Bujumbura nkahita nsanga umwana wanjye ari kwa mukeba wanjye nabwira kose ati ndashaka umwana akaba ati kereka uzanye igipapuro cyemeza ko umwana umuhawe n'ibintu kigufunguye nicyo ndeba ariko ikiguhesha umwana n'ibintu sindi kukibona nuko kugira ngo nzabone umwana ni ibintu byagoranye iyo bareba ikiri mu mutima wanjye ntago abariho ndi iyo babona ko ari umwana ashaka bakamuhagarika hariya bakamumereza nari kumutora bumva nibereye Bujumbura aho bene wacu bari noneho icyo yakoze yabonye ko namba umwana mwakana n'inzu kandi ntayo nari ngishaka namaze kuyizinukwa kubera ibigeragezo byinshi naciye kubera ibigeragezo nahuriyemo nayo ni namaze kuyizinukwa mbona ntacyo bikimaze noneho kubera ko banyinye umwana binsaba gusubira ku rukiko subiye ku rukiko ndababwira ati rero ndatashya ariko nabuza homba inzu barayigurishije mbega mbabwira agahinda kanjye icyo gihe nari mfite umubabaro w'uburyo bwose nta kurya nasaga nabi reba umuntu uvuye mu buroko nta koga nuvuga ngo nari inteye imbabazi n'impuhwe hanyuma barambwira ati madamu rero twebwe turabashinja cyaha twasanze icyaha ushinjwa kitaguhama turagufungura urataha ibyo bibazo ufite ni iby'irangamimerere ni ukuvuga ngo jya ku karere nimba uyu mukosi yakoze iryo kosa jya ku karere nawe ni ku karere nabwo bimeze nko kwakoseye kuko ku karere naho ni kwa mwene wabo uwo mumeya ni mwene ntiyanashaka ko ntaha barangije barambwira ati genda babikore nk'itegeko narahageze maze kugera ku karere nyoboza umuntu ku biro by'akarere by'umuyobozi w'akarere ngira ahantu hatariho nawe yibeshye ariko zari inzira z'Imana impamvu zari inzira z'Imana naserutse umugabo mitamwitameya namushuje ngumuraho banyakubabone aransuhuza ibite ndamubwira ibibazo mfite arangije ambwa ati rero madame ati ibibazo ufite birambabaje ati n'inzu yawe yaragurishijwe nanjye ndabizi kose yaheruka hakunyaka icyangombwa ngo cyuko yiguriye inzu amahirwe ufite nari ntarakimuha none ubwo bimeze gutyo ntacyo nkimuhaye ikindi sindi meya jewe nshinzwe gutanga impapuro z'abaguze meya yagiye i Kigali visi meya yagiye i Butare urihangana n'umuntu ushaka ucumbika uzategereze meya
ndangije rero mpita musezeraho ndagenda, maze kugenda ubwo ni ukuvuga ngo nagiye nicara ku nzira ntabwo nagiraga homba. Urumva umuntu uvuye muri gereza ni ukuvuga ngo umuntu nyine nararagaho mbonye nicaye ku nzira ndatekereza ati se ndacumbika muri iki gitondo, ngiye kubona mbona imodoka inciye inyuma ndabona inga subire ku karere wasanga ijemo meya, usanga ni visi meya ujemo. Mbimutekerereje ahita mu rwandiko rushyira kose kugira ngo ameyanzu kose yarayinyimye, amaze kuyinyima rwa rwandika ruca amazi. Ndangije mpita njya kwa perefe hariho Tumukunde Hope Butare. Tumukunde Hope yohereza inzandiko koseye na meya, hanyuma ubwo ni ukuvuga ngo nabyo babiciye amazi. Mpita njya mu rukiko, ngiye mu rukiko, urukiko ruburanisha urubanza vuba na vuba. Naregaga mvuga ko nshaka umwana wanjye, ni ngo bampaye umwana bampana na yanzu naje banze kuza kuyikingura kuko umuhesha w'inkiko yari konseye yanga kuyikingura. Hanyuma umuntu andangira kuri komisiyo y'igihugu ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu yakoraga hano i Butare, ndaza ndayireba iraza ikingura yanzu. Aho nashaka kugira ndahageze, yanzu ikinguye nagezemo mburamo ikintu na kimwe, nta ntebe nta gitanda, ibintu byose byari bari barabisahuye. Naraye ku isima n'umwana, urumva umwana wanjye mwaracyari kwa mukeba nubwo bakinguye inzu, ariko umwana ntibaramuma bamumpaye nyuma bahamagaye meya ngo agomba kumuha umwana bamunzana ndi muri iyo mpahurira n'inzara. Natangiye gusambana, umugabo wa mbere wanyotose yaramwa ngo mfite imiziro, ngo mfite ibintu by'imyaku bindiho, yuko ngagomba kunyeza. None se wahise umuzana imaze kukwica nibwo wese utangira umwuga w'uburaya? Nese nangira umwuga w'uburaya dore ko we yanambwiraga ko mfite imiziro, ngo kuko napfushije umugabo ngagomba kubanza kunyeza. Ubwo duheruka dusambanye ubwo nyine nuvuga ngo mpita mbona ko nta yindi mibereho, nta kundi kubaho. Ntago we yanyishyuye ngo ni imiti yampaye ngo yo kunzirura, iyo ni imiti yonyine, nta mafaranga yampaye icyo gihe. Ahubwo nyuma yabwo nese mbona abandi bagabo benshi banyegera, benshi iyo umuntu yapfakaye adafite Imana abamwegera baba benshi. Hanyuma nese mbona abagabo benshi banyegera, nanjye mpita mbona nibwo buzima, numvaga nta kosa mfite, numvaga ari bwo buzima. Nabwiraga n'Imana ati jya unzanira umugabo uyafite azi. Nyamara ntago bampaga amafaranga afatika. Uburaya batangiye kubukorera aho ngaho muri yanzu kubw'ubuzima mpuye nabwo bubi no kubura icyo kurya. No kuvuga ngo narasambanaga ku munsi nibura 3 imbere mu maso y'ababana. Oya bari batoye cyane. Umwe urumva yarakiri Bujumbura, sinakuye ko nari namujyanye Bujumbura. Undi nawe bari bamunzaniye, bari bato cyane, nta kintu bari bazi. Ariko byanga bikunze nubwo nta kintu bari bazi, birashoboka ko barabana yenda nabo baba barebana ngo niri munda nayiba yumva. Njya numva abantu babicamwe umugani. Nuko ubwo ndasambana kuryo ku munsi 3 shakisha imibereho, kandi bamaga 100 bakama 200, nta wigize mpana 500. Nanjye ndebye ko bampa udufaranga duki, ikintu bamaga ni inzoga. Nuwa ngo bamaga inzoga, ariko je nifuza ko bampa amafaranga, nkagira isoni zo kubabwira ko icyo nifuza ari amafaranga. Inzoga tukirirwa tuzinywa twataha nkabati nyamara ndashona mfite 100. Hari n'igihe n'umugabo twiza gusambana amirya 5, icyo gihe nusu y'akawunga yari 5, kilo yari 300, ngura akawunga mbura imboga ndakarumanga. Uzumva ntarasambaniraga ubusa. Cyakoze nashakishaga uburyo ayo yaba afite nyamwiba. Hari abagabo benshi nateretaga, nayabaka bayanyima nkabinjiza mu nzu nabo bayigezemo, nkarara mbasopa basinziriye. Hari umugabo nigize gusopa mukuramo 5, we yaragiye kunyica, undi haburaga gatonga nyice. Namutekeye imitwe, urumuri rwose rwakamumurikiye, ndaruzimya. Fata ikibiriti, nta matelefone twe dufite, fata ikibiriti ngita mu nyibasi y'amazi kugira ngo naza kurasa asange cyavuyeho bwabo bunuza bwabo. Noneho mfata peteroli, twacanaga katadoho,
nkuramo urutambi ndajugunya ngo nze kumuhinduka mubwire ko yameneye peteroli imirwano iva aho ngaho ansohokere mu nzu nabi. Noneho yaje gukanguka ndamuga nisohoka vuba gira vuba ugenda ihute wineza abantu bo ku cyapa ihute gira vuba genda. Ariko ati kucyuri urashaka ko ngenda butaranye nimbabarira ihute kuko nenzi ko namutwaye bitanu. Navuga ufata ibipapuro bingana n'amafaranga namutwaye mbishyira mu mufuka zari nyinshi. None mfata ibipapuro ndabizingazinga mbishyira mu mufuka kugira ngo naza gukoraho yumva ari amafaranga, kuko nakekaga ko nubwo ibimuri nazizimije ko nakanda kumva atari mari bunyice. Noneho ubwo urumva yambaye ipantaro yumva amafaranga arimo ko byari ibipapuro. Ageze hanze abona n'ibipapuro, nukuvuga ngo yahise agaruka ku rugi arakomanga nanga kumwitaba, abwira umunyezamu warariraga iduka ry'umuturanyi ati nkinguriza uriya mugore umubwire ngo muhe ikibiriti. Wa mugabo numva aramamagaye ngo hari umugabo ushaka ikibiriti, ndamukankamira ati mubwira amvira ku muryango ntago hano ariho batanga ibibiriti. Noneho wa mugabo aramwira ati urashaka kunteza uyu mugore n'ibitutsi bye. Naratukanaga cyane naratukanaga ku buryo natukaga umuntu yikangaga ko yambaye ubusa kandi yambaye. Noneho ubwo wa mugabo yise ajya kwa executive kundega, agiye kwa gitifu aramwata igewe ndarega Cesar yakubera ko yanyinarayiwe none yanyibye amafaranga 5,000 ntago yigize ambeshyera. Gitifu arabati nimba waraye kwa Cesar ntago ncu urubanza rwa Cesar agira amahane. Cesar yaratukana arandagaza yagututse arakwandagaza wagaburiye abana be ubwo fatanze rugende. None wa mugabo itajya kwa nyumba 10 hari abanyumba 10 agiye kwa nyumba 10 nawe yari indaya twe tubiziranyeho. Arangije ahubwo ibyo mubwira kagaseka yisetse. None mbonye ari maraseka nyingura idirishya ndamuhamagara ariko undi wa mugabo ari marakubwira ibiki ngo amutwaye bitanu nta abahese bwa nyeneye yavuze nimba ashaka neza akavuga neza. Namutwaye bitanu hari hanze ndi mu nzu. None se iyo yanyaka kiri mu nzu wa mugore ngo wamugani we iyo yamwaka ukiri mu nzu kuki uyamwatse bageze hanze yahisamo ngo sohoka bundi turebe icyo kugira, kubera ko twari dufite agatsiko k'abantu basambana. None bari kuvuga ngo ariko ntago ari ugusebanya nawe namuvuze izina nawe mvuga izina ntaryo nkubwira ntago ndi bukubwira izina. Noneho ni ukuvuga ngo nahise nsohoka wa mugabo icyo namukoreye naramututse nkajya nterega ndi mwiza wataga umugore wawe suzi wanjye kubera iki nterega ndi mwiza ahubwo urakomeza kuvuga ko ari bitanu uragera ko n'igitenge si bitanu nkaheba ubuzima. None nimba nahebye ubuzima ikintu umbaza ni igiki? Ikintu umbaza bitanu indaya ntago bayihonga bitanu yananyweye bakayigereka n'igitenge igaheba n'ubuzima. None bitebye naramwandagaje ndamwandagaza haza kuza umumotari nawe yari umumotari. Uwo mugabo yari yarayibanje ari umumotari. Haje kuza umumotari mwene we baramwata imvana ahita muheka baragenda. Ndumva iyo nkuru irangiye. Ahubwo reka nkubwire ukuntu ikindi cyaha reka nkubwire ikindi cyaha nakoraga. Narabyukaga saa 10 nkajya guca ibitoki by'abaturanyi. Ubu nari umujura nuba ngo naragena nkakura imyumbati nari mfite idirishya riri mu rubavu umuryango warebanaga n'agasantere nari mfite undi muryango uri mu rubavu batareba. None naserukaga munsi y'urugo nkabirihirikira hehe mu nzu nkahita nyura mu muryango nkaho bazi ko nari niviriye mu nzu nkahita ntangira nkateka muri iryo joro. Kubera iki impamvu natekaga nijoro nuvuga ngo nabaga navuye mu kabari nta kintu nahaye abana baburaye. Hari igihe nabakoraga mu nda nkumva bagiye gupfa. Ubwo umugabo twabaga twasambanye cyangwa amaye inzoga nkahita mbyuka nkajya kwiba ibitoki cyangwa se imyumbati bitewe n'icyo nabonye hafi. Nkahita nteka muri iryo joro, namara guteka muri iryo joro nkabyuka nkagabura abana, namara kubagabura nanjye nkarya nkahita nsubira mu kabari. Mu kabari rero ibyo bintu nakoraga ari nzi guceza. Naracezaga nuri mu muhanda akaza kureba nutiteguye kugura inzoga akayigura. Noneho n'uwari uri mu kabari wari wasigaje yo guhaha akayavanamo. Noneho nyirakabari kuko abona ndeshya icyashara nawe yampaga inzoga y'ubuntu kugira ngo nkomeze nceze. Nari nzi guceza, hari imbyina nabyinaga nabango hakubitwa wasaze mama yereri hakubitwa wasaze nkayiceza nkajya nizunguza hirya no hino n'abagabo bagahaguruka tugacezanya. None bakati ndakugurira inzoga agahita ati niba gushyire mu icupa bakarishyira bati ndaguhindura none ubwo umpaye icupa ngiye kukubyinira amaciba
macimbara nkahita mpindura injyana kandi nishyiragamo na za gitari. Iyo hakubitwa wasaze maze gukizwa nasanze mo barayicuranga mu kabari, nawe ubundi indirimbo nabyinaga ntanazi, reka nyitega ugutwi numve. Nahagaze ku kabari neza ugutwi batazi icyo neza ugutwi, aho mariye gukizwa numva bararimo ngo hakumbuke wazazi. Tuyize wakumbuke wazazi mama yerere ntago ujye uyumva nyine sinayiririmba neza nka nyirayo. Niyo ninarise hakubitwa wasaze ntago nayiririmba neza, wayihimbye ni uzi kwiririmba neza ariko ndumva mu njyana ari yo ngiyo. Noneho nukuvuga ngo mu kabari kandi nukuvuga ngo umuntu wese nabonye muri rwa rupfu rwa wa mugabo ankubita, twarasangiraga inzoga, twamara gusangira nkaza gucunga igiye gushiramo nkayimuha akayimaramo, yamara kuyimaramo icyo gihe ntacyo namubwiraga, bwaracyaga twahura nkamukubita. Unenzi kurwana nta muntu waneshaga, n'abagabo narabaneshaga. Abagabo nakubise ni benshi de, ni inkovu reba, ni umugabo nakubise mubwira ngo yabikoze nabi, ubundi nari narasaze. Narasaze nta buzima nari mfite. Noneho nukuvuga ngo iyo abagabo kugira ngo mbaneshe nta mugore unesha umugabo ubundi, nubwo bariho banesha abagabo. Nuvuga ngo naragucungaga nkagukubita ikintu bita njonogo zo mu maso. Njonogo urazizi? Izi nzara zose nkazigukubita mu maso icyarimwe ukaburahumye, nkaba ndibona gukubita iby'imitwe n'imigeri byose nari imbizi nguruka. Nuko narwanaga nakubise abagabo benshi, hari n'umukobwa nakubise. Inzara yigize kunyica, mbona bwije nta mugabo mbonye turi busambane. Ndabani hari ahantu nahinze, ari umuntu wari waranyatiye kunyatira, nawe nimpuye yangiriye. Nigize kumwiba amasaka y'amamera, maze kumwiba amamera tangije rero anyahisha mu ntuza mu ngarani, yari yamaye kuyagosora. Noneho uko nyagosoye nkajya nkuraho make nkashyira mu mufuka, wa mufuka amaze kugwira nyashyira mu ngarani, maze kuyashyira mu ngarani ndataha, ariko nzi ko nza kuyatora he ni mugoroba. Noneho umwana we aza kujya gutwara ibishingwe ayaserukaho, wa mugore arampamagara arambwira ati Cezari, kubera iki wampemukiye? Ntinaguhemukiye gute Cezari? Nguha akazi unyibe? Nese narya iki ntabibye? Uwo nzajya niba nabo nibye nzajya mbiherana, uwo nzajya niba kabibona ujya ujyana ko abibonye hari ikindi ushaka. Ubwo nari ndimo nikostera ngo nabizana mukubite. Arangije arambwa ati ko Cezari kuki wiba ufite amaboko? Nahinga he ko nta sambu ufite? Urubuhamya ni burebure. Amasambu ya wa mugabo barayanyanganyije kurya abana banjye ntaho babonye. Ndabona nta sambu mfite, nahinga he? Ngomba guhinga mu kabari, nkazindukira mu kabari nkabiba. Nuko ngo nari narabaye ikihebe cy'umugore. Arambwa ati Cezari nkwatire uhinge. Waba ugize neza. Arangira agenda mu murima mwiza wahanu mu rutoki hari mw'isina nkeya, ati dore aha hantu hahinga ibishyimbo, ubundi rwose uzajya ugaburira abana we kujya wiba. Naragenda ubu mfite imbaraga kabura ko zirimo. Ndangije hanyina ndahinga marangije vuba. Hari abantu bari badikanyije ntago bigize bambona mpahinga kuko nahahinze vuba. Ngaho hano babibaga ibitoki. Umunsi umwe rero ari uduteke nari nararunze kusina, mbonye bwije nta mugabo nawe ngiye gutora twaduteke nze tubari twoneka, urumva ko nafite n'ikibazo cy'inzara. Nafite inzara nyinshi cyane. Noneho ngeze muri wa murima ntorera twatuteke mu gikapu, hari umukobwa wambonaga ari hakurya arampamagara ati Cezari hagarara nkubwire. Ndangije ndahagarara, maze guhagarara nari muri 2.5 ndabana ubu yaje kunyishyuza. Ntangira guteka imitwe y'ukuntu ndi bumubeshye, ntago nari nzi ko aje kumbaza ikiri mu gikapu. Naho kumbi nafashe igitoki nagiciye areba, ndakigoboza, afite ukuntu nakigoboreje mu makoma. Cyari igitoki cyazamutse mu amakoma arahagaze kizamukiramo hagati, ndakigoboza n'umutima w'imbere uvamo. Ndangije nkihanyagura mu gikapu kagatumba nkajugunya kure. Wa mukobwa nabikoza ndeba, nubwo yari kure ariko yarabibonaga. None ngeze iruhande arambwira ati Cezari waje gukora iki hano? Ndi mu murima wanjye. Ngo hani mu kwawe kari kwa runaka? Arambwira ati ahangaha tuhibwa ibitoki buri munsi, ntago nabyemera yuko icyo gikapu kitarimo igitoki. Icyo gikapu nta gitoki kirimo. Namubwira numva we reka nkubwire, ntago ushinzwe kureba mu gikapu cyanjye, ntinyereka umutumba ngitemyeho. Akareba akabura umutumba kuko nakigoboje, akabura umutumba. Ngo Cezari ngo simbyemera, ahantu harimo igitoki. Arangije arakishika. Nari metse umwana nabyariye mu busambanyi. Ubwo abaye wa gatanu, uwa mbere yarapfuye, uwa kabiri namushakanye kwa wa mugabo tubyarana babiri. Noneho uwo nguwo n'uw'imbyaro ya gatanu
noneho nari naramaze kumubyara akiri mutoya, ashitse igikapu umwana arajishuka, ajijutse ajya gufata umwana, ndangije mpita nikostara ngira gutya, usanga yiteguye, nahise ngira gutya, ntabwo ushaka kundekura tindekurira umwana, mpita mukubita ikofe rya hano, nari amaze kumukubita ikofe rya mwene ahangaha, umukobwa yumva bigezemo, yumvise bigezemo ndamana ariko nkubaze, urabona uri bunkizwe nandi, aha hantu nta muntu uri bugutabare, urabona hari umuntu uri buvuze induru akagutabara, urabona hari umuntu uri buhamagare, nanjya kwikostera ngo mukubite ikindi, arangije ngo ati Cesar reka twikize, wemeye ko nigendera, ati gendera, tigenda amahoro, ntangije ndagenda, nagiye nigamba ngo ndagasekuye, uwo duhuye twese ngati wakaga koko kwa runaka kaje kaza ndagasekuye, iryo jambo ryankozeho, ryankozeho gute, uyu mukobwa bwarakeye yabyimbye umusaya gutya, yari yabyimbye amaso yose yaguyemo, arangije ajya kwa muganga aho bita ku Ruyenzi, ageze kwa muganga babona ntibakibishoboye, bamutransferi bamujyana angajya i Nyanza, noneho mbere yo kujya i Nyanza transferi ayifite aza kurega nyine kugira ngo barebe uko babigenza, bazanye umukuru dufesi n'imbunda kujya kumfunga, imbunda ayifite umuntu bahigishije imbunda kubera amahane, noneho responsable twarasambanaga, nawe yari ahari, ndamubwira ariko mucaga amafaranga we nayo namucaga, ndamubwira ariko responsable baranjyana ureba, ati nabigenza ne nabikora iki, gitifu yarakaye yavuze yuko uriya mukobwa umugaje utari n'umusore ngo uzamutware, nta kintu nabikoraho, emera ugende, reba ukuntu bigoragoza, nibura ubabwire musabe imbabazi nzamuvuze, ubundi se muramfunga bizabamarira iki, simbizi ko yemera, tinganze mbigerageze, arangije aragenda abwira gitifu n'uriya mugore yifuje gusaba imbabazi uriya mukobwa akanamuvuza, gitifu ati Cesariya ukubise umwana w'umukobwa kuri akaba mugize ikimuga, ntago nabyemera, cyakoze ngiye kubona mbonera ntago yarazi ko umukobwa ari bumbabarire, ngo ngaho reka mbereke, nimugende muri babiri musabane imbabazi, mwiherere muraza mutubwira icyo mwavanyemo, nagiye ndarirandira imbere y'umukobwa, nishitani yabineye, nimbabarire we niyo menya kuzamera gutyo simba nagukubise, nimbabara nukuri ntereka nishitani, umukobwa ngirira impuhwe, ese ryamenye rero rikuyemo, angirira impuhwe, ati Cesar urareba ukuntu wanjye, ariko icyo gihe ntabwo abashaka kuvuga, cyangwa tuzozora, uzi ukuntu wanyuze n'ugure, uzi ko nabasha no kurya, uzi ko babihondahonda, ndabibona narakwisha, ariko nuko barashitana imbabarira, none mbigenze nemeye kukuvuza, ubwo ari umukobwa anyemera ko nzamuvuza, yarazi ko bizoroha, umukobwa yaje kujya i Nyanza, bamutransferi yo kujya i Butare, basanze ngo umusaya waragoramye, i Butare barawugorora biranga, bamuha transferi ajya muri Shehashika, ageze muri Shehashika yaje babara ibihumbi birenze imbaraga zanjye, none nijyana kuri polisi, ndagenda ndabwira ntigiye nagize ibyago, umukobwa nyine asanga hano mu dushyimbo, ntabwo nabwiye ko nari nibye, ntiyasanze hano mu dushyimbo, anyita umujura, anyise umujura, mukubita ikofe, ntabwo nari nzi ko rizamuziranira, none ryaramuziraniye, mwakabyaramwe nimutwunge n'uriya mukobwa, ahubwo mu ntegeke ukuntu nzajya mwishyura amafaranga afite, nta mbaraga mfite zo kuyamwishyura, wa mukobwa yahise aza, barangije baratwunga, ariko ngo wa mukobwa yaje kugira iyerekwa, we yarasengaga, yari umuporo, yaje kugira iyerekwa, arimbwiye vuba, kuko we ubu yarahinduwe, nawe ni umwadeperi, ubu ni umupantekote, ngenda umwadeperi, ngo ubu yarahinduye, ubu ni umwadeperi, yaje kumbwira ati Cesar ikintu cyatumye burya nkubabarira, nari naraye ndose inzozi, yahise azindotorera, ngo yaramubwira ati Cesar uramuzi, ati ndamuzi, ati none se witeguye kumubabarira, ngo umuntu amuganirizaga, ati ntago namubabarira, Cesar yarambabaje rwose, ati Cesar yangize ikimuga, ati none Cesariya tukwereka ahantu ari, ngo uwamubwiraga amwereka ngo nambaye iroze,
ngo tukwereke ngaho abana be bari, ngamwereka abana banjye bararwaye imbaragasa nta mwana uri kumwe n'undi. Ti none ntago urababarira Sezari, ati kereka Sezari umuhaye agakiza. Ti nkwereke ko Sezari yakijijwe, ngo imwereka filimi y'agakiza nahawe. Kandi urumva ubundi Imana itumenyera ibintu bizatubaho twebwe tutarabikandagira tutaranabimenya. Urumva icyo gihe Imana bimweretse ntarakizwe ko Imana yaranteguriye kugira gute kuzakizwa. None ngabona ngo nimo ndahimbaza Imana cyane, ngo mbyinira Imana. Ajya ambwira ti Sezari, nubwo utambira Imana iby'Imana yanyeretse ntabwo biragera ku rugero Imana yanyeretse. Ubwo rero umukobwa yarambabariye turasengana. Ikindi kintu nakoraga gikomeye nahamiririza abandi bantu bakamenya ko Yesu agira neza. Hari umugore nari naratwariye umugabo. Watwaye bundi icyo kintu nacyo kimwe nashaka kukubaza uko twakiriye amakuru ko watsenye ingo nyinshi cyane muri icyo gihe utwara n'abagabo. Ubundi wasenye ingo zingahe, utwara abagabo bangahe? Mbo jewe abagabo twasambanye twarababaze ni 105 abo nabashije kumenya. Uti wamenye gute kari n'abandi utibuka? Hari nabo nibuka. Ubundi twa dufite agatsiko k'indaya baje kumbwa ati suko basambana Sezari, uri murasambana nabi, urakoya wari wese ati ubundi uziko ni uzuza 100 uzasara. None nabwe nese ubundi ubungu 100 ntiwasanga ryaruzuye ko mbona ibimenyetso byo gusara mbifite. Nabwe ati nimuze twicare tubabare nisanga 100 ritaruzura ndekeraho. Ababaraga gute? Nuba ngo twaricaye tubara abo tuzi abo batazi jewe nzi nk'abababwira. Nuba ngo narabibukaga bakeya nyine. Nuba ngo narinda yashyize ku mugaragaro. Nimba abantu barabasha kwibuka ngo runaka mwarasambanye na runaka mwarasambanye, urumva batari bazi ko nisambana. None nanjye naharabona abaganzi bo mwibanga batari bazi, ariko ko bavuze ko ninuzuza 100 nzasara bintera kubivuga. Turababara tugeza kuri 56. Tugeze kuri 56 tukaraga ubwonko twumva nta bandi baza. Ndabani we n'ijana ntago riruzura. Ubwo ritaruzura sindasara. None reka nkature. Barambwira ati katura ufata umwe cyangwa babiri. Ndabani none ko nashyize ku isoko cyane nzakatura gute? Tireka nkwereke. Wowe uzarebe muri babandi abubona bakugirira umumaro. Babandi ubaheze niba kubaza ubahakanire. Noneho wowe babandi babiri cyangwa umwe baba ari bo mupanga. Umwe yarambwira ati ziriya nka zose ubona nazikwe mu Buraya, none ni gute wowe n'ubundi usambana ugakomeza ugasonza? Kuko kubera yuko bamwe narabibaga baba nubwo zari indaya zo zari zikize, harabaga bafite akabari yo nakanyweragamo hita ngafata ivide nkayihisha mu kwaha nkayinyegeza nkagenda murindi mu kandi kabari nkayinywera. Nanone urumva ko nanabibaga bari bazi ko mbiba. Noneho bangira inama ndavuga ati kugira ngo nshakajagare rero ngiye kwandika ku rugi wanjye kuzajya yinjira wanjye ari 1,000. Hitamva ko nta 1,000 bampaga. Nahise ngira mfata ingwa nandika ku rugi ngo ubu ngubu kwinjira iwanjye na amafaranga 1,000. Noneho itangazo ryarahise bose barabimenyerwa bakomera ati neza ku cyapa habaye nk'Ikigali indaya zashyize ku mugaragaro zabyanditse ku rugi. Noneho abantu bakaza kumbaza ati Sezari wanditse ku rugi kuzazi wawe ari 1,000 nabyanditse ti baragufunga. Izi ndaya zibi Kigali uyu muco uzanye muri aka gasatere baragufunga. Nireka tibizi nabyo barabifungira yawe muretse mwanya urebe. Nese nyanda risiba ariko ndisiba itangazo ryagize gute ryagiye. Namaze iminsi mbona bami 1,000. Namaze iminsi mbona bami 1,000 ubu nta 1,000 bampaga. Iye ryari 100 200 ikindi nkabiba. Reba kugira ngo ndarane n'umugabo ndare musopa nkamutwara ipantaro nkayiza nkayijyana hanze nkayisopa ayo nkuyemo nkayahisha sinyamuhe kireka ndi wa 5 wari ugiye kunyica ariko abandi ntayo nabahaga. Nuko ubwo rero nari ngiye kubwira umugore nigize gutwarira umugabo. Nayumubwiye igitangaza Imana yakoze. Uyu mugore umugabo yaranyinjiye burundu arahaguma, abandi tugasambanira ku gasozi ariko we arugumamo. Noneho umunsi umwe umugore waraza yirwa yicaye ahantu muri butike harebana n'umuryango w'iwanjye ntiyataha. Mbwira umugabo ati dore umugore wawe yiriwe hariya aragukeneye. Ndangije numva ngize impuhwe. Namwe rero kubundi waduhaye iminsi ukaduha iminsi kimwe kigira iminsi 7. Noneho umwe ni 3 ndi 3 uwa 7 ujye uhushaka. Noneho uwo mugabo ati uwa 4 uwa 7 nzawuha wowe. Noneho ati cyakoze reka ngusabe akandi kantu kamwe
mbere yo kujya mu rugo rwanjye nkabanza nkaza tukaganira hari icyo ntibyanda bigukundira ko utari burare uhita utaha. None wa mugabo yaraje na ya minsi yahaye umugore wiwe kuko yatambitsemo akantu ngo azajya abanza azi iwanjye, iramunanira nayo. Wa mugore aragenda urugo ruramucanga, abura icyo kugaburira abana, dore ko bimwe najyaga njya no kubitunda nkabizana iwanjye, nkabwira umugabo ati nutanzanira amasaka mwahinze ntago mbyemera. Hari n'igihe kimwe umugabo yagiye afata mironko arabanga aya masaka seza yari yarayantumye, barayarwanira abantu barabatabara, baramwe ati wa mugabo uri mu mafutiri anindaya, umugore wawe n'uyu nguyu yaje ngo atarayanyimye. Urumva ni amateka akomeye. Noneho umugore bimucanze ajya hano kure cyane, ajya hano kure cyane. Rero ubwo ni ukuvuga ngo twarakomeje dusambana na wa mugabo. Igihe kimwe kigeze rero, nubwo nari nakubwiye ko nabyara umwana mu busambanyi, icyo gihe nabanaga n'umugabo, ni nacyo gihe nabyariyemo wa mwana mu busambanyi. Umugabo wanteye inda y'uwo mwana bavuga ko atabyara, nuvuga ngo twasambanye nzi ko atabyara. Nageze mu gihe cyo kusama k'umugore, abantu uriya mugabo ni utari buntere inda nta kibazo. Noneho dusambanye nashakaga udufaranga, turangije abura amafaranga mo, agenda ndira amarira menshi, nabati koko abagabo inzara basangana niyo bansigira. Ndangije hari muri iyo minsi hari umugabo wari umaze iminsi ambeshya igitoki cy'inyamunyo, nawe dusambanira mu gihuru, tugiye kugica arambwira ngo bakibye, byumvikane ko ntacyo yari afite. Mwaka na gisubi arayinyima, urumva ko nafite n'ikibazo cy'inzara. Noneho hakubita n'uwo mugabo umbeshye, ariko n'igihe wari wanamwihamagariye. Ubwo ni ukuvuga ngo ariko uwo nguwo bavuga ko adatera inda yasize anteye inda. Asize anteye inda, ikintu cyambwiye ko ari se uwo mugabo ari we se w'umwana. Yagiye yaragiye nsigara ndarira nta mugabo nzongera kwinjiza iwanjye, ndabazinutswe ndabahuzwe. Ubu ngiye kujya mbyikorera, ubundi umuntu wikinishije cyane. Kwikinisha urumva zari ikibazo kibiteye, kuva ko nikinishaga. Biri mu bintu Imana yambwiye ko nzajya mbwira abantu yuko abantu bikinisha, ngo nzababwire yuko nibatabyihana Imana izabahana. Nuvuga ngo nahisema ndikinisha kandi nikinisha, ukwezi kurashira, kundi kwa kabiri kwa gatatu mpita mbona ndatwite. Nta bagabo kuko wa mugabo twasambanyaka hanyuma ukuntu byaje kugenda, nabonye ko ntwite. Ndangije naragerageje ngo iyo ndivemo, yanze kuvamo. Nari n'umuntu ushobora gufata umuhanda nkirukanga icubanga nivemo. Urumva ko nifite abadayimoni. Noneho harwo nasimbukaga nk'umugunguzi ngo icubanga nivemo, ikanga kuvamo. Mbonye inda kuvamo, mpita ntangira ndeshya abandi bagabo bo kuyomekaho. Bundi bushya. Noneho umugabo dusambanye nkamwe tusize unteye inda, kandi ndimaze amezi 3. Ndagira mbagira 3. Maze kubagira 3 ndabana ntihazaburamo n'umwe uzabyemera. Yanda yaje kuvuka, babaga bose barabemera umwana, ariko mu buryo bamwemeraga kwari kugira ngo dukomeze tugire gute twisambanire. Sinzi nimba ari urukundo bakundaga uwo mwana, ariko ukabona baramwemeye. Cyakoze umugabo umwe niwe wamwise izina, ariko arimwita nawe atarise. Abandi bashatse kumwita izina ndabyanga. Ubwo uwo mugabo yamwise Tumukunde Arisa. Noneho gene naramwise Yabaragiye ya Senta. Noneho nyuma yabwo naje gusangira inzoga na papa we, ndamuga niyo baruzi ko iki cyana ari icyawe. Aramureba, mbona mugiriye impuhwe, ahita amuhana mituweli, ahita amwita Mukeshimana Dera. Urumva amazina uwo mwana afite ukuntu ari menshi, 6 baruzuye. Ubwo rero ukuntu naje gukizwa, ndumva aribyo naguciramo ukuntu Yesu yampamagaye. Ubundi buhamya ni bwishi cyane. Ukuntu naje kwakira Yesu, ni ukuvuga ngo Imana yabonye ko ibyaha ndimo ndakora bikabije, impamagaza amaboko akomeye. Kubera ko naje kukubwira kare ko nagiraga amahane, nta muntu wari kumbwiriza ngo nihane. Buriya nakubwiye muri make naremuraga n'isoko rigataha. Iyo nakoraga umukwabu, abantu haremeraga isoko ryaratahaga. Noneho nuvuga ngo nateranaga amabuye, buri muntu wese akura mwake karenge yigirayo, bigatuma isoko rihungabana n'abajura bakiba. Noneho muri ya sura abantu banzimo ko nterana amabuye, bari bazi ko ndi umusazi. Nta muntu ari kunyegera ngo agire gute ambwirize. Reka nkubwire ubundi busazi bwanjye bwari buri. Urasanga Imana ifite amaboko akomeye, iyo ibasha gukura umuntu mu cyobo, reka tukiti cyobo icyo shitani yari yarambohemo. Muri hari indirimbo nahimbye
ivuga ngo bwira abanzi bawe biturize inzobo bacukuye bazishyire mu isina. Nibutse amateka y'ukuntu shitani yari yaracukuye inzobo nyinshi, burya shitani akoresha abantu yaramboshye, ariko nibiturize izo bacukuye ntago nkiziguyemo. Noneho ni ukuvuga ngo nararwanaga isoko rikaremura, noneho abantu banziho imbaraga zo kurwana. Ubu ubona abantu abenshi bararushye, badafite Yesu bararushye pe. Nkabambwira abantu ngo babihane bamenye Yesu abaha amahoro. Hari igihe umuntu yambwira ati runaka ndashaka umuntukira, ndakugurira inzoga ushaka, umuntukire umukomeshe akankodesha, noneho nanjye nkayinywa nzi neza ko nza kuyikorera nkatukana, nkaza kumucunga ntacyo twapfuye. Ni ukuvuga ngo nanywe inzoga yo kumutuka, nkagenda nkamwadukira nkamutuka ibyamva he ibyanja hehe, nuko narangiza nkanamuhenera. Ubu ngubu ahantu nuye kibuno cyanjye barakizi, nkamuhenera nkafata ibyica amahirwe, ibyatsi byitwa ibyica amahirwe, nkiyeja mu kibuno nkamutsibika mu maso ngo nguteye umwako. Nuvuga ngo abantu benshi bari banzi ko ntera umwako, n'abantu benshi bamwe ngo mbatukire barunaka kugira ngo mbatera umwako, kuko hari umugore nigize gutuka afite umugabo, nawe ni nguteye umwako, nugera ni muhira umugabo agukubita, ageze umugabo aramukubita, barabati wa mugore atera umwako. Noneho bakangura inzoga yo gutukana bagukodesha byari biraka. Uzasome hariya mu Migani igice cya 4 ku murongo wa 16 impamvu ijambo ndikubwiye nuko yumve ko inzoga yo gutukana mu bisibaho. Haranditse ngo ababi ntibasinzira badakoze ikibi, ntibatora na gatotsi batagize uwo bagusha, kuko barya umutsima wo gukiranirwa banywa vino y'urugomo. Hepfo hakavuga ngo ariko inzira y'umukiranutsi ni nk'umuseke utambitse ugakomeza gukura kugeza ku manywa y'ihangu. Nuvuga ngo abantu babi ntibasinzira badakoze ikibi, nanjye sinashobora gusinzira ntakoze ikibi. Nuvuga ngo vino y'urugomo narayinyweye, umutsima wo gukiranirwa narawuriye. Urumva naryaga ibiryo bivuye mu ndamu mbi, n'umutsima wo gukiranirwa. Noneho ubwo nukuvuga ngo kuko abantu benshi bazi ko ntukana nkanabahenera bangenderaga kure. Reka mbabwire ukuntu Imana yampamagaye, ukuntu waje gukizwa. Imana rero yaranzanze mu nzozi. Haza umuntu w'umugabo tugirana ikiganiro, arambwira ati Cezariya rero haguruka tugende, ntago ukiri kuri iyi si, unjyanye nkujyanye mu yindi si y'ikuzimu. Ubwo nari ndi mu nzozi, wari kurota, ndi kurota hari yindi si y'ikuzimu ugiye guturamo. Namwe nturi igini ko amagini yari yatwara abantu akabajyana ikuzimu tuganira. Umugabo yari ameze ati, yari umugabo nyine ubona wambaye ibintu by'umweru, yari mwiza, yari umugabo mwiza. Ati naramubwira ati uri igini ko amagini yari yatwara abantu ikuzimu. Nabonaga ndakariye, tihaguruka tugende, ntago gifite ububasha bwo kuba kuri yese. None se turaca he? Ti muri wese nturi igini koko, ntiburya igini niryo rishisha umuntu muri wese. None rero uri igini, twagera ikuzimu ntundekereyo, umpa amafaranga niyo nkeneye. Impamvu ndi indaya nukubera ko ntafite amafaranga, impamvu niba nuko ntafite amafaranga. Nungeze ikuzimu umpa amafaranga. Hanyuma wa mugabo nagiye mbona nshishije muri wese, turayimanuka nka metero 3. Arangije arahagarara arambaza ngo Cezari ngaha turi ni muri wese, tiko njye kukurekeramo. Yoya wambwiye ko njyanye mu yindi si, ntaga hangaha hari muri yasi, hano ni muri wese. Aramwe ngo ibyaha byawe ukora byamaze kunukira Imana kurusha iyi wese, shaka nakurekeramo. Mpita ntangira mbona ko ndimo ndazira iki ibyaha, ubwo rero ndimo niga. Noneho ndamubwira ati ariko wambwiye ko njyana mu yindi si, ngo buretse turahagera. Arongera mbona aciye akanzu turamanutse. None arampabya cyane, arampabya nko guhananura, urabona ko mu kirere ari kure. Aramanana umutima uragenda ushiguka, mumaze kunshigukamo aza guhagarara arambaza ati Cezariya turi hehe? Ndi muri wese tukiri. Umutima wari umaze guhaba, ntifuza no gusubira mu isi, vuga nti abantu bazasanga ndi igitumbi napfuye, abana banjye ndabate, namaze kumva ko napfuye. Nari namaze kubona ko napfuye. Noneho ubwo nukuvuga ngo nagiye kubona mbona arambwa ati byabya, akajya bindondorera. Impamvu mvuga ko kwikinisha ari cyo Imana yangurunuka, ntago nari nzi ko ari icyaha. Je nikinishaga nzi ko ndimo ndimarira ibibazo, numvaga kuva nta muntu dusambanye, numvaga ko nta cyaha kirimo. Ariko mu byaha yandondoreye icyo nacyo yakivuzemo. Yaratanyamwe ati kwa kurwana kwawe byanukiye Imana, kwa kwiba kwawe byanukiye Imana, kwa kwiri gusabanya byamaze kunukira Imana, kwa kwiri wikinisha.
nuko ngiye kubona mbona afukuye akandi kanya turamanutse, ingendo zabaye 3. Urugendo rwa gatatu n'urwa mbere zabaye ngufi, urwo hagati twe tukiyirimo. Urwa gatatu nabwo yambajije nk'ibyambajije bwa mbere, akambwira yuko ari bungezaho turi bujye, ariko ko ibyankora byageze gute, byanukiye Imana. Twageze kuri Yasi, izo tuyigezeho mbona n'ahantu nta misozi ihari, narahabonye nta misozi ihari, ni ahantu hatambitse, ni ikibaya kinini kitagira iherezo. Arangira ngo ati Yasi tuyigeze, ati wayibonye? Ni nayibonye. Ninge kukwereka aho ureba urajya umbwira ibyo uhabonye, ati banza urebe hariya. Ndahareba mpabona bariyeri nyibonaho n'umuntu ucunze bariyeri. Hirya bariyeri n'uwo muntu hari umuriro ukubye nk'isi yose, waka ucanye danje nyine utibishashi. Harimo abantu benshi, abantu kandi barashyaga, dore ukuntu batakaga bajya ngo ndangije mitangira ubwoba bwinshi, nangira guhinda umushyitsi ndatitira. Arambwa ati wahabonye? Nti nahabonye, ariko nyine mfite ubwoba. Ati uhabonye iki? Mbabwira ibyo mubwira, mbega ibyo mbabwiye. Ati reba na hariya. Ndangije mpabona abantu benshi, nahabonye naho bariyeri n'umuntu uri kuri bariyeri. Inyuma bariyeri mpabona abantu benshi bihebye ariko badashya, bari bikora amaboko, bari mu gahinda, abandi bakayaheka, abandi bakigaragura hasi. Nimba ari abantu barimo bakiriwe urubanza rwo kujya mu muriro, ibyo nibyo ntazi. Icyo gusa nabonye nuko bari bababaye. Arangije ahandi hagatatu yanyeretse imbere, nahabonye ibicurangisho ntarabona ku isi, n'abaririmbyi baririmba neza. Arambwira ati rero mu bintu wakoze ku isi, muri biriya byiciro bitatu ubonye, wowe aho ugenewe kujya ni hamwe bashya honyine. Atangira kunjugunyayo, ntahonya nkajya mwiboheraho, aturajyayo, bwa busambanyi bwawe urajyayo, turwana ntaho nakugira. Nkabambwira abantu ngo jyewe batangarije itangazo ntibazajyeyo, bamaze kumenya yuko banyabyaha bazashya. Uwo muri ruteye ubwoba, nangije nkajya mwiboheraho. Namwe ninterera Makanaki rya none. Makanaki sinzi nimba iryo jambo rizi. Makanaki twarikoresheje mu nkambi, muri Burende twarahunze, twabe mu nkambi aho bita mu Byerwa. Makanaki ni ijambo twakoreshaga, wakwiyandikishaho, waba ufite abana 4 ukiyandikishaho abandi 4 batari abawe, ukabuteye Makanaki y'ibindi bintu ufashe bitari ibyawe, kugira ngo ufate byinshi. Niyo Makanaki. Ikindi Makanaki isobanura, biranashoboka ukaba utakwishyurishaho abantu, ukaba wagira gute, wafata ituru ya mbere, indi turu ya kabiri ukabahisha ko wavaje, ukongera ugasubirayo, ubwo wabaguteye Makanaki yo gufata ibyo utagenewe. None niryo jambo nakoresheje, namwe nterera Makanaki. Byumvikana ko ni mu musa ibintu nagize gute, ntakwiye. Ati njyana aho hari abasingiza Imana. Hari abasingiza Imana se ko hajya abantu bakoreye Imana, we wakoreye Imana. Ntihangane, nabimenya ko ndi umunyabyaha sinzongera. Wari ukiri mu nzozi? Nyiri mu nzozi. Arambwira ati none se hari uziki, hari ahantu impamvu wabonye hari bariyeri n'umuntu, n'umuntu ushinzwe kwakira abantu bajya mu cyiciro agenewe, buri muntu agenewe kujyamo. Uriya uri kuri iriya bariyeri agenewe kwakira abantu bazi ijambo ry'Imana cyangwa indirimbo y'Imana. Ntuzi ya ndirimbo y'Imana, ntuzi iki muri ibyo byose? Ninzi indirimbo y'Imana. Ntiyiririmbe numve, naririmbye numvise muri radio. Iba ngo Mana wangiriye neza, Mana nanjye ndagushimye, tanjugunyayo. Nkanguka nsanga ndi muhira, ariko nahiruka ndi muri korari. Umuhamagaro nuko Imana yampamagaye. Ubwo rero ntago nahise nihana, gucika shitani ntago byoroha. Nabwiye Imana, nahaye Imana inzitwazo, ati nta gitenge mfite, ku rusengero ni kure, je paruwasi niyo yari nikegera n'ubu nihiri kuri paruwasi ya Cyegera, ni kure abana banjye nabasiga mu gasantere, tikire kuzanya urusengero hafi. Imana itishaka uburyo urusengero rwubakwa hafi. Nasoza tuzafata ikindi gice cyo gukiza. Aha. Soza aho ngaho tuzafata indi pariti. Abakurikiye
Impanuro TV. Uyu mukozi w'Imana uzwi ku izina rya Radio Rangurura afite ubuhamya bwinshi cyane kandi bukomeye. Tugira ngo tubararike no kuzakurikira igice cya kabiri kuko afite ubuhamya burebure kandi bukomeye cyane yifuza gusangiza abanyarwanda benshi cyane kugira ngo babashe no kuhinduka, bahindure ubuzima bwabo, bahindure ibyo bari barimo, bave mu byaha bajye mu bugingo buhoraho. Niko Radio Rangurura. Dusoza kino gice cya mbere cy'ikiganiro twagiranye, nagira ngo ukinjira mu gakiza aho ngaho wenda kugira ngo tuzabone uko tuganira ubuzima bwawe ko bwakomeje kugenda umaze gukizwa. Tubwire mu by'ukuri aho ngaho dusoza ukuntu byagenze ndetse n'impanuro aho abantu bakiri mu byaha. Ukuntu byagenze kugira ngo ninjire mu rusengero neza nyirizina, uwo muhamagaro wabaye uwa mbere. Nshyira inzitwazo nkaba mbwira abantu ko nta rwitwazo imbere y'Imana, ahubwo uko umuntu ashyira urwitwazo imbere y'Imana niko shitani agenda akaza kumuboha, kuko nkaba mbwira abantu ko wanga kwihana utaragira inkovu ukazihana ufite inkovu. Hari ikintu bita inkovu z'ibyaha. Urugero, kubyara abana badahuje base ni inkovu z'ibyaha. Ba bana ntago bakundana, iyo barimo barashwana izo zibari nubwo uba warababariwe, ariko izo ziza mu nkovu z'ibyaha. Ikindi, iyo wanze kwihana utarandura sida wihana waranduye, izo ni inkovu. Nje mfite amahirwe ntago nanduye, ndi muzima, kandi abarwaye twarasambanye bakampa ku gafu bafashe, bajya bafata pate jaune bakayimpa tugasambana, hanyuma nzi ngo ndarwaye naripimishije ijisho, ariko nyuma nsanga ndi muzima. Nzababwira ikindi gice cy'ukuru nahamagawe bwa kabiri, noneho mpite ninjira muri neza ibyiza byo mu gakiza. Noneho nkaba nifuza ko umuntu wumvise buno buhamya yabona mu imbaraga z'Imana zikomeye. Mu gihe nta muntu wari kumpamagara ngo ambwirize, ariko Imana ikabasha kuza kunyereka ibyaha ndi gukora, ikabasha kubimvanamo. Nabaha inama yo kukizwa ku batarakizwa, bagakizwa bagakurikira uyu mwami Yesu. Atanga amahoro. Mu byo twaganiriye uraza gusanga nta mahoro nari mfite, byose ni amahoro nari mbuze, ariko Yesu yampaye amahoro. Murakoze, tuzasubira ubutaha. Reka dusenge. Mana nziza, Mana yumva gusenga, turagushimiye yuko ufite umugambi mwiza kuri twebwe, niyo mpamvu tugenda tubona ineza yawe. Mwami Imana yacu, twarimo tuvuga ubuhamya bwaho wadukuye, tuvuga kugira neza kwawe. Bityo rero dusengeye abantu bose bumvise buno butumwa kugira ngo ubahereze imbaraga zo kugira ngo bave mu byaha, abahavuye ubahereze imbaraga zo gukomera. Urakoze rero, natwe twahavuye tumaze no kuvuga ibi ngibi, nuduhereze imbaraga kuko turi mu isi igoye, isi irimo umubi, ariko tuba dufite byose. Komeza kuturengera. Urakoze nanjye mbyambaje nizeye ko ubikoze mu izina rya Yesu, amen. Urakoze cyane. Yandirimbira.